hariya ikinyinya rwose tugiye kwifatira amashusho n'amafoto umusitari wacu arangije ngo mufunge mugende mutumuke mwa banyamakuru mwe ninjye uzacuruza gusa cyo nkundira social media rero zihita ntiwamenya aho ibintu bivuye inkuru tuba turayibonye koko tubona ko atari ibihuha. Ubu ngubu umukobwa wacu Ishimwe Vestina ntakibarirwa mu basiribateri. Guys, nimba nta shyari ufite, say congratulations to Ishimwe Vestina. Oh mama tata, najya numva bamwe mwibaraguza ihema iriya ndirimbo ihema ikimara gusohoka ngo ko yabyibushye ngo aratwite bita bikubitiranaho nuko rero ahise agera gutya arabatireka nsezerane n'umuntu wanjye bajya hariya ikinyinya barasezerana. Ntago bikiri ibanga. Ishimwe Vestina ntakiri mugenzi bavuga w'abasiribateri cyangwa abasiribateri bavuga ko abagabo ntago akiri mugenzi wanyu rwose. N'abahungu mwashakaga kujyamo mutereta bariya najyaga nibonera za downtown n'iki mwabonaga umwana buriya yabemera, mujye muvugisha ukuri, mwabonaga umwana yabemera. Abadeperi nabo baratangira baribaraguzwa ngiriya misatsi ngibiki, ariko se tujye tuvugisha ukuri, mwagira ngo umwana agenda ajye mu murenge asa nabi, ifoto isohoka asa nabi ari kuri natireri yiwe. Harabona agiye mbona munoza mu makomenti ngo nyine ngo ngashatse ngo umukire ngo urabona ngo nkwe iwabo ngo bari bakenye. None se reka mbabaza, mwamwifurizaga kuba yashaka umutinda akagenda agatindagaraga kuki mudakunda abantu ko bacivinga ikintu kiri bigi bakagenda bagakomera nabo bakubaka imiryango? Njyewe rwose ntashya nimfitiye umukobwa Vestina rwose, congratulations dada, ushatse ukiri mutonya ku myaka yawe 20, buriya ufite 20 n'ingahe n'umwe n'ibiri, kuko ikigaragara cyo wavutse 2003 niko icyemezo cyemeza abashakanye hajya niko babyita, niko kibigaragaza. Uragiye rwose nawe wipevera umugabo wo muri 89. Batitaye ku myaka rwose dada aho ngaho wadutengushye, ariko nta kundi nyine n'ubundi abatipe b'ubu ngubu ikigiye bo muri Kigali ni ba gafifi n'ubundi rwose bajye bisangira abamama ababyeyi babo. ariko nanone abantu mukagenda mukavuga ngo Ishimwe Vestina ngo mwihema ngo yarabyibushye ngo Irene ngiki. Ubu ngubu usigaye utahiwe ni Dorcas. Ubu ngubu bagiye kuvuga yuko Dorcas wazasigara ari madamu wa Irene, cyangwa se nawe bamutega iminsi ngo Dorcas nawe aragiye ejo bundi nasoza kwiga buriya nawe turi kubara yuko tutakimufite mu bari bacu. Gusa ADPR rwose mushyiremo imiyaga, ibyo kujiginwa rwose mwabonye ko iyo umuntu yisize aka makeup nicyo makeup zibereyeho. Wabonye uburyo umwana yahise acya, wabonye uburyo umwana yahise akura. Kubabashije kubona video za hariya nyine basezerana, mwabonye uburyo yasezeranye ameze, yarakeye, yari ameze neza rwose umukobwa wacu. Gusa bavuye mu gusezerana yahise ayikuraho. Nanibajije se Vestina uriya musatsi yawukuye he? Nanjye ndi igicucu, ntago nari nzi ko perike nyine zahindura umuntu kuriya zigatuma nabyibuha, wamutera aka makeup ukabona koko ni umudamu ushyitse, ariko yamara kubikuramo
ugahita ubona yasubiye bwana nyine, ugahita ubona umugabo nyine ukabona ntabwo bimacinga neza nk'uko mu gusezerana byari bimeze. Ukabonaga rwose umwana afite tayo yo kuba yasezerana, yo kuba yashaka, ubona afite ingana n'umugabo we, ubona rwose binyuramo. Ariko aho avuriye mu murenge duhita tubona noneho kuri kesi ya Irene nawe wanze yuko abantu bafotora ngo bajye kwicururiza, ariko Irene ushaka kurya wenyine, ko tugukunda, ko ibintu byose tuba tubona arimo nange, ko tugufana, ko tukwemera, rwose wagiye ureka natwe tukicururiza. Kuza ko barangiza mukatwirukana, mukanga ko tunafata ifoto. Ariko ikiza cya social media nuko n'ubundi byanze bikunze ntabwo waba uri icyamamare ngo ushyingirwe cyangwa se habe ikindi kintu gitunguranye ngo bikorwe mu ibanga, bizagume mu ibanga. Cyo nk'undi ya social media nuko bihita bijya ahagaragara, abantu bose bakaba bamenya wagwane ajya